ati mvuye muri gym hari ariko barizo muzengo none kuri gutambuka imbavu zigakakana yo wajya muri gym ubu ngubu asohoka utarasohoka we ndebera ariko ntabwo uzi ko repetition yatangiye uretse we kumara batanyuzamwe amazi umwe yatiye inkweto undi yambaye igitenge kidasa n'ikindi ngiro mwicana ngo nibyo byabayeho kandi tukayihimbaza Yesu vuye mu mazi hitigirite niyo mpamvu pima ngo urasambana bagahita bagutera inda nukuri narabikinishaga sinari nzi ko byahitanyima hemburo mana muririmba neza mana mana ati siyabere mana mufite amajwi umwuka byaro uzi ko mumeze nk'aba bana baragiraga ati nagira ngo ubundi ibibazo ufite byatuma usinzira ngo ningitamye ngo uzihembe banyohereje bundi ngo ryafatiye hano rirazamuka hano marifatiye hano mu kibuno hagati ubundi aho ushaka kuba harakoroye kerereza iby'abahatari wajya kubyo aho ucururiza wahagera ukumva ibintu biri kugukanga ngo we naho twebwe rero hano baracakora ibiri natirere urumva araza ukumva kuvuga ati ubuzangarura ariko umuntu uri kuza kurara arabyina ko nta bukwe bwahabaye ari mu biti nari kukwibutsa ati uzi ko asanga uri maso yawe uterera utuntu ku rugati hejuru y'inzu ugahita imera ubazinziza wasamye n'imbeba yaje mu kanwa ntuyikuremo ku munsi wo kubyara bakamuha randevu akajya kwa muganga kuri igikapu nk'uko abandi bagenda yageraho bati rwose uri muri kabiri ugeze hehe ba muganga mubizi neza bajya kugira ngo baritegura umwana akaba arasuze ngo mu bitaro bose bakiruka agiye kubyara nanone bigenda bite yamusurushije inshuro 8 hari abahanga uretse ko atari abahanga nka Mesiya uri umuntu ukurira na miliyari arutwa n'urukurira yabuze yakoteze ikibini murabyumva uzi umuntu ukurira yambaye marinete bo bazi no kurira ruba yambaye kuko nta umuntu ukurira na marinete yarira nk'uto yambaye uri kurira marinete nyine gerageza kurira gisirimu ngo umuntu wambaye iki mumubaze impamvu yaza guhotera abasivili afana atari ko se mucecu ahubwo umudamu w'uyu mugabo niwe wamusurishe nk'uko batubwiye ugira ngo ibiri wanje wabimenya ugira ngo ubonye umuntu yambaye uniforme wamenya ko yaraye yararira agahinda k'inkoko kamenywa n'ingiketo uragira ngo wakona uri kwantona yamenya ko ibintu bikunigaga nijoro Masa ukirarega ukona kuna ushoto jamanya wakona wakenyeye yatukira kiragaruka kigira gite cyara kubise urumva mbanega miki bambasi nduwara turengere wa mugabo mbona yongeye agaramye urufuro rwazamutse ngiye bucakindu cya hano kubukira kaza umva nanirwa gusenga ngo ube maso he kumugore w'abandi bagabo bataramujyana mugore wonge ngo waramutwaye bamutwariye hakunya y'ikagamba ntibamutware ninje bamubage muri umucyo w'isi ijuru ritwiteho turasoreza hariya mu butumwa bwiza bw'umwami wacu uko bwanditswe na Mariko ibice 4 umurongo wa 35 aturisha inkubi y'umuyaga wo mu nyanja kuri uwo munsi bugorobye bugeze bute ari mu gitondo bugorobye
arababwira ati twambuke tujye hakurya. Basiga abantu bamujyana mu bwato yahozemo, kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. Nuko ishuheri y'umuyaga iraza, umuraba wisuka mu bwato bigeze aho bwenda kurengerwa. Yari asinziriye aryamye bwerekeza yiseguye umusego. Baramukangura baramubaza bati mwigisha, tubyiteyeho ko tugiye gupfa? Akangutse cyaha umuyaga abwira inyanja ati ceceka utuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Arababaza ati niki kibateye ubwoba? Ntimurizera? Baratinya cyane baravuga bati mbega uyu ni muntu ki utuma umuyaga n'inyanja bimwumvira ijoro ritwiteho? Ndashaka ko tuganira ijambo rivuga ngo umuyaga uriho, inyanja iriho. Kaduhere ku nyanja. Inyanja iriho, imiyaga iri muri yo, n'ubwato burimo, ariko bisumbye imbaraga ariho, si byo se? Ariko turibanda cyane kuri ririya jambo ko bugiye kwira. Iri jambo nkwiye gukora umurimo w'uwantumye hakiri kare butari bwira, ryavuzwe na nyiri jambo ubwe, umwami wacu Yesu Kristo ari mu isi. Ari mu isi, iri jambo ubwe niyo warivuze. Cyokora rero si ubundi ho ari nomoni pota, nomoni pereza, ibihe byose abera hose icyari. Mubwire ngo nahano arahari, arahari. Mwamari yewe, yewe. Rero nubwo yagiye, ariko kuko abera hose icyarimwe n'ubu ari hano. Waramutse ku bwande? Nukubera nde, nukubera nde, byutse biremera kubera nde, uri madame kubera nde, kazi keza nukubera nde, utaha i Kigali kubera nde, utuye ibyumba kubera nde, ureba neza kubera nde, ugenda neza kubera nde. Rekera rutanyisha amasaha akancika. Rero icyo mukundira, yamye akora, aracyakora, azakomeza akora. Uko yari ari niko ari, ni nako aza. Haleluya. Rero ngagera ku muntu wari umugaye, wari ufite ibibazo, ariko icyo mukundira ni inshuti y'abanyabibazo nyagasani. Kuko iyo abantu bose baguteye ishoti baravuga ngo humura ndi kumwe. Iyo imiryango yakwanze, inshuti zawe zakwanze, n'ababyeyi bakwihakanye, amafaranga yashize bakwirukanye, depoje bikanga, naho ubajije ntibakwemerere. Icyo mukundira abandi, mbese iyo babona ko weho byakurangiranye, uba bavuga ngo haracyari ibyiringiro, ko n'igiti cyatemwe cyakongera. Icyo mukundira we nimutabura uko agira ate, nimutabura uko abigenza. Nimutabura uko abigenza mama. Ni se w'imfubyi akaba umugabo wapfakaza. Rero uyu yari afite ibibazo, isi atashobora, nyina atashobora, nyirakuru atashobora, ku kagari n'umurenge batashobora. Bamunyuraga bati pole man, pole kabisa, pole. Ariko bakubwira ati ihangane, nta kundi. None se ijambo rikomeye umuntu abwira undi iyo byamucanze ni ihangane mwana, ihangane kabisa. Iyo umugabo wawe agiye, bagukorera iki se ko batarema undi ngo bamuguhe? Baramubwira bati pole mama, ihangane,
ntari wewe wa mbere mama ihangane yo iyi faranga ryagushize kuba hanyuma se nta na mitiyu wana mitiyu se ariko nta kigenda sha ihangane kabisa nanjye nta kigenda mba nguhaye ariko Yesu ntavuga ngo nta kigenda baravuga ngo humura ndi kumwe na ahari ijoro ryararira bwaca mu gitondo umuntu zikagira ziti uyu rero bari barahaye pole nta n'ikindi bakora uwo mugeze yagira ate aramukiza. Haleluya. Arangije abantu birabacanga baravuga ngo nanuze yasobanuka nawe yatura Kigali birashoboka di ajya tuza umuntu atagatuye ajya aho umuntu ijambo atari buzarigire ayiga mana. Umwana aravuze ngo twavugaga za Safu tukavuga za bene Kora none natwe turiza muri zigenda bariza muri kuba ngo ibyo yagukoreye ni ibyoroshe buri ubu twese buri wese avuga ati we haguruka utere haleluya kandi uvuga ibyo yagukoreye kuri Noheli ishize nari nyoboye iteraniro. Urabizi ko kuri Noheli tuba dushima Imana ko turangije umwaka none abantu bari bushime bari benshi nabo rero buri wese ni umunota umwe urafata iminota 2 turahita tumwaka mikoro kuko abantu bashima ni benshi ati tuti ngaho wewe mama tangira haza umumama atangire nabyo birafashijwe se nabyo bishobora kuba bifashijwe nibe bicecetse tumanze twumve. Noneho mbwira umumama wari imbere aje gushima ndamubwira ni ngaho mama tangira araza ageze imbere ahagarara ata agira ngo abaragiye ati none ko iyo utavuze ati birahagije buriya Yesu yabibonye igihe mwambaye n'ibindimo ntabwo byashoboka ahubwo Yesu azikishimwe ngize nde asubira kwica muri yoye nuziriye akavuga tumba umugongo yankijije nyamwibuka undi agahaguruka ati abazimu yankijije uzi ibintu gatocu yanyoherezaga buriya undi ati imigeri yankubise none ubu akaba ari kuri muri korari njya nshima Imana iyo nge nawe turi kuririmba we abikubwi urumva ni byinshi hano ntibyashoboka ko tuvuga ibyo yadukoreye byose ariko dusubije amaso inyuma ibintu byaraducanze dusubije amaso inyuma ntabyo kurya ntabyo kwambara dusubije amaso inyuma ibintu biri danje umwana agaceceka ati dusubije amaso inyuma ibintu byadukomeranye yageraho ati ariko Mana we waraturengeye. Urabyumva rero Yesu amaze gukora iyo mirimo kuri uwo batangazwa n'uwo ariko bibagirwa ko nabo bariho kubwe batangazwa n'uko akirije uwo ariko bibagirwa ko baramutse kubwe. Abaravuze aterega batari uzi ko uri umuhatari we uri umuhatari uzi ko ahubwo wowe n'ubintu amafaranga uzakorera ni menshi wacu mu hano mu rukiga turavuga ngo akangari murakazi se buri ni byinshi amafaranga uzakorera ni menshi. Yesu uraducanze. Yesu arabwira ati rero buriya hari ibyo ndeba imbere mutareba nkwiye gukora umurimo w'uwantumye butari bwagira bute. Buriya murabona utu twana turaha akukabwiye uti zamura akaguru ushyire ku rutugu ni vuba cyane kwa nko kuzimya buji. Akukabwiye ngo urwara rwawe rw'ino ry'igikumwe rwagize rushinga menyu rurume ni akanya gatoya maze muri kumwe ngo nawe ibyo wabikora. Buriya umwana w'umukobwa w'imyaka 17 ninga atereka amaso ukagira ngo ni amatara ya gikumi. Mbarizo umukecuru ngo ubu nawe wayatereka bikemera. Umwana w'umusore ari kuba mvuye muri gym hariya ariko mbarizo umuzehe ngo none kuri gutambuka imbavu zigakaka nawe wajya muri gym ubu ngubu. Ngira mwicaranye ngo hari igihe umuntu bumwirana
korari ariko mana koko korari numva ari ngo yarenye ngo igihe uyu mubiri utarasubiraho wahoze no mu gihe uyu mwuka utarawisubiza mana shoboza mwami nzajya ngukorera arigava ngo igiti cy'umuruzi kitararama umusatsi utaraba imvi intwari zitarunama ngo ugendere hehe abarinzi b'iyi nzu batarahindiki n'imbaraga zitaragira uguterutumva mwana irama igisera njye nyiteruza akaboko kamwe mana mwiro mwicaranye ngo ntabwo bwari bwira iyo bwije no kwibyutsa aho uryamye ntibishoboka umwana w'umukobwa ntiwareba ku ibere rye ariko bwatangiye kumwirana yikorera igitebo agaheka umwana n'ibere riri hanze akibereye kuri shira mu nzu bwagize bute iyo butari bwira ntiwasohoka utarisiga amavuta ntiwasohoka utarasokoza wendebera imerera ariko ntabwo uzi ko repetisiyo yatangiye uretse we ku bana batanyuzamo amazi ariko iyo bwakwiranye azaga kurinduza ipataro yo munsi iri kurebekana isahani yibaga kugira ibikweto amarase imwe ari umukara indi ari ubururu baticara hariya muze baticara hariya muze ntumurenganye bwagize bute Pawulo butaramwirana yaraserukaga n'ifarashi abanyembaraga bakiruka akabata uyu munsi abana bari gusenga ndaje mbere akiri Sawuli akagenda bamweskotinze ibintu bimeze neza ahageze abagabo bakiruka abagore bakiruka bamwe hagati abana bati yaje bigeze aho igihe kiragera buramwirana yakoze ingendo butaramwirana yemwe mwabavuga butumwe yemwe ntitwerarira ngo turavuga butumwe okay numuvuga butumwe internationali ariko abantu bazibwiranira rata nubwo nagenda ntenzageza kuza Pawulo buriya ntabwo bishoboka yagenza Afurika agenda Aziya agenda Uburayi cyokora Amerika yo ntiyayigezemo kuko ntiyari yakamenye kwiriho ariko yageze ku nyanja aravuga ngeze ku mpera z'isi bamwiranye atangira kwandika impapuro ati yemwe bakanaka muraho mumeze mute mukore gutya ubu iyo singishoboye kuhagera bwagize bute yaranyiranye bigezaho aratangira kugeragera ati yemwe reka ntanga intasho atangira gutanga intasho bati ntabwo uzagikagamba ati arike aho nari nyoboye muri 2017 twapanze igaburo kuri paruwasi noneho ubwo mwarimu arambwira atari ko umushumba karame ati hari abakecuru bacu kandi nibo batangije umurimo hano ni babiri bamaze gusaza rwose tubajyanira igaburo mu rugo noneho wazananyurayo ukabasura turagenda tubajyanira igaburo mu rugo kandi baraririraga hehe noneho umukecuru umwe arambwira ati mushumba wambabariye ukazanyura hano n'imodoka ukantwara ukangeza ku rusengero nkongera nkareba abaririmbyi ndavuga nti noneho muzabategure mbajyane bajye kurira igaburo ku rusengero ubutaha abakecuru nagezeyo nsanga babyutse saa 9 za nijoro ngo ntabanyuraho ngo ngasanga batageze barabakarabya mbashyira mu modoka none umwe akambwira ngo yenge no modoka yawe nayo ngo manze yarapfuye ngaho yanyeganyegeye ubiregere ku rusengero rya no turi gukata twageze ntabwo azi ko twageze ku rusengero zitiri kunyeganyega ikirahiri iramwicaranye ngo ntugakinishe igihe Imana iguhaye kora vuba vuba ugifite uburyo kuko hari igihe bitazashoboka yaguhaye igihe hano muri iyi si uzayikorera Imana ihoraho
nimurekera yico kiririmbo ni cyakera. Ibyo ni ibiririmbo bya zamani ariko byatwibutsaga ko hari igihe bitazagira bitazashoboka. Noneho ubwo ndababwira nti rero ntabwo imodoka yapfuye ahubwo nimuvemo ngo dusubire mu nzu. Nirakada ntabwo murasubira mu nzu ahubwo twageze ku rusengero. Ngo yewe ngiki ni icyanyu ngo cyangwa ni icya komini. Urusengero ngo ni ikizu cyane kuko haheruka hakiri agasengero gatoya urwo twubatse runini rw'amatafari ahiye n'ibirahuri ntabwo yari aruzi. Ubwo aruzi ko ari ibiro bya ngiki kizu cya komini niho watuzanye. Ntoya hano ni ku rusengero ngo rwacuze ngo cyangwa ni kwa padiri. Ni iwacu. Undi mukecuru we yacecetse ahubwo ari kurira amarira yageze tate ubayike ngo mwana wa ngayingibi byiza muhora murya ngo buri cyumweru mwa muri mu birori ngibi. Ubwo arabona korari imwe yaje yambaye icyatsi, indi yaje yambaye iki, indi yaje yambaye iki, abakenyeye. Ibyo ntabyo yaherukaga. Aheruka bajya kwigaburo bose, umwe yatiye inkweto undi yambaye igitenge kidasa n'ikindi. Ngiro mwicane ngo nibyo byabayeho kandi tukayihimbaza. Umwe yaburaye undi yagize gute undi ugakibaza uniforme yikora ni bwoko kira chokora tutangiye kugerwaho twashoneshaga poporine tukamera nk'aba tukadadesha poporine tugashiraho umusaraba. Muravyibuka ibyo kudodesha amabaze nkari yahenze n'aya makanzu meza kuriya ntabwo bari babizi. Nuko uwo mukecuru arambaza ngo ubwo buri ku cyumweru muri mu birori ngibi. Ngayigusaza we gutokora ese ngo ndagushimye ko ngiye gupfa nongeye kubona ibyiza byo mu nzu yawe. Ngabasigaye bakomeje kubona ibyiza. Umukecuru baraterura tujyana mu rusengero biriwe bararira ntandi korari yararirimbaga bakarira. Twashiraho indirimbo mu gitabo bakarira. Umwana yavuze ingoma ngiyi y'ibirenge bakarira. Biriwe bararira ndongera ndabatwara mbasubiza mu rugo. Nyuma y'icyumweru kimwe umwe yahise ataha. Undi nawe yatashe mu minsi ishize. Ngiro mwicaranye ngo hari igihe byiza byo guterana wizanye uzajya urabibarira. Iyo mbona abantu badashaka kuza muri niba turi ntabwo rajya muri muri natese uri muse ho wajyayo. Ntabwo uzasana ikagamba nkajya ibyumba ariko mwabonye nta handi ho guserukira buriya. Iyo mujye Gisenyi mukajya za Musanze hanya cyangwa mukajya za Huye Kagambi yo Yesu we hari uzifuza naho wapingaga ntibishoboke. Ndura mwicaranye ngo Imana ikiguhaye uburyo yikorere. Abateguye intego y'iki giterane Imana ibaha umugisha. Abantu bakagombye kwibuka ko ntabwo uzahora uri umusore, ntabwo uzahora uretereka ngo byemere, ntabwo uzahora wigenza. Hari igihe kizagera bagukenyeze. Pawulo igihe cyarageze yandika intashya ati muntahirize ntuza, nawe twarasenganaga muntahirize ntuza. Aba mu gitondo ni bande? Abeli. Haleluya. Inde Abeli watangiranye n'iremwa ryayo, wavutse ku mugabo Imana yaremye ibumbabumbye mu mukungu, n'umugore wawe yarikuye hehe mu rubavu. Uwo Abeli haba umukozi wayo arayikorera byemewe, ntiyayisondeka ntiyayihangika, ntiyareka no kubizira arataha. Uwo ni umukozi wasangaye saa moya. Abakozi ba saa mbiri ba Aburahamu irabwira ngo va muri Uriya Bakarudaya mu bigirwamana bya so ujya mu gihugu nzakwereka, nuhagera nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzaba umugisha, uzakwifuriza umugisha nzawumuha, nuzakuvuma nzagirana. Uwo ni umukozi wa saa mbiri n'igice mu saa tatu. Abakozi ba saa tatu barimo ba Enoki wagendanye n'Imana imyaka magana ngahe. Enoki yagendanye n'Imana imyaka magana ngahe. Barokorera. Haleluya. Oya kamvuga ibiri kubashitse. Haleluya. Ngibyo zisigaye turi kundira za rojorojo, kandi rojorojo ntiwayirya ngo ujye guhinga. Uwararira isupu y'inyanya
bakaguha isuku ukajya mu murima ukageza saa yine. Izi za rojoroge abantu bari kwiba nyegajya kuvuga ngo reka mukamenya ko turi abakozi basangaye. Mwareka mukamenya ko bugiye kwira. Noneho rero umukozi wa saa tatu witwa Enoki yagendanye n'Imana imyaka 300 adaheheta adasambana adaca umugore w'inyuma adaca umugabo w'inyuma, ari umukirisitu utacunga pasiteri. Pasiteri arambonye atinya Imana nk'ushaka kuzabana nayo, agendana nayo imyaka 300. Imana imutangira ubuhamya ngo iti uzi ko babona wambaye ikanzu, babona wambaye ibase, babona wambaye uniform bakagira ngo uri umukirisitu, naho niho kibazo korali ifite di. Ashimwa n'Imana ubwayo imutangira ubuhamya imwimurira hehe mwishu. Tuzabona batubanjirije iyo tuzabona bimeze nk'iyedutinze ibigaragara komana tawa twese bakuru hakunwa abantu bizera mu ijuru tuzabonana nabiyo iyo uzikinire mutwaririmbaga duteretse amaso buriya tawa twese bakuru ariko tuko tuzabona bagize bate benshi warabacuye baratashe bararuhutse badutegereje hakabuza tuzabonana nabo mu birori byo mu ijuru. Abakozi ba saa yine harimo bayobu. Uruhu rwanjye nirumara kubora n'amaso yanjye atakibona nzongera ndeba Imana yanjye mfite umubiri, amaso yanjye azayireba iyo nibutse ibyo ntitaye ku binkubita, umutima wanjye umarwa. Abakozi ba saa yine bayobu, hari abakozi di ariko man hari abakozi ba Samweli bayumvise n'amatwi kama ngo Samweli ati ni umpamagaye ati ntabwo ari njye waguhamagaye, si njye wagutumiye mu giterane, ahubwo ishaka kukugira neza niyo yakubwiye ngo ngwino uterane wumva icyo mvugana na ba Samweli barayumvise akaza ati papa ni umpamagaye. Umwana nako akana kavuze ngo papa ni umpamagaye, igisaga kiti njye narazengeye umva njye nsigaye nikubitira umunini. Hari ibinyobwa byaje bya ngufu na byahe, hari abarokore batinyitse ngo bashaka karukore aho gushaka ubugingo bubashigikira ngo bazagira iherezo ryiza, bashatse gusa n'isi kandi isi yarabanze kera. Ngiro muri kumwe ngo twebwe isi ntiyatwemera. Ntabwo ubundi wakwigira indaya ngo umare kabiri, ntabwo wakwigira igisambo barara bagufashe kandi akabati ni kirokore gisengera ikagamba. Ubugiye mu isoko n'umunzani bari bati murakoza n'uwawe se nguyu basaga igishinge baragegetse bati dore kandi kirantonaga. Uragira se ngo twebwe hanze twahashobora? Iyi ifi ivuye mu mazi hitigirite niyo mpamvu upima ngo urasambana bagahita bagutera inda. Nukuri narabikinishaga sinari nzi ko byayitayima. Umuririmbyi yakorari Jehova ire nkunda aravuga ngo niba uri muri Yesu neza gumamo, ene data uri muri Yesu neza gumamo, ye gumamo, murekeraho gumamo. Abakozi ba saa tanu sindabavamo kambareke ndi kumva biri kunanira. Abakozi ba saa tanu dufite abakozi barimo ba Dawidi, haleluya, ba Dawidi
batinye kwica abanzi babo, baravuga ngo ya ntabwo turaramburira ukuboko k'Uwiteka yimikishije amavuta. Iyo uri guhangara njye mwari muriyongera kumbwira nzamubwira rimwe, urumva pasiteri azibeshe ndimwereke, perezida korali azinyibeshe nzamutera ikofe, nawe uraramburira ukuboko k'utakagombye kuramburiraho ukuboko, ahubwo uzahura n'ingorane. Abakozi ba saa tanu barimo ba Dawidi, saa sita tuhabona abakozi bitwa ba Yesaya bavuze ngo duhawe umwana w'umuhungu. Haleluya, azitwa igitangaza, Imana ikomeye. Abasore n'abakobwa bazajya bararirimba iryo zina bonyine, abakecuru n'abasaza bazavuga ngo Uwiteka niwe, Uwiteka gusa niwe Mana. Ubutware bwe buzaba hehe? Ku bitugu. Niwe uzima ingoma ya sekuruza Dawidi. Uwo niwe uzaragira amahanga ayaragije inkoni y'icyuma. Ubutware bwe buzahoraho. Mbwira muri kumwe ngo Yesu utwiceje hazahoraho. Gerardine aravuga ngo ni ukuri ntabwo ujya ugira amanda ngo bagutu ahubwo uri Uwiteka ryose. Abakozi ba saa saba ni ba Yeremiya, hanyuma aba saa munani harimo bari abahanuzi batoya bande na ba Daniyeli na Ezekiyeli n'abande baramanuka. Umukozi wa saa 10 ni uwitwa Maraki. Dore azaza afite gukiza mu mababa ye. Abakiranutsi izuba ryo gukiranuka rizagera rite? Rizabarasira rifite gukiza mu mababa ya. Uzi ko hagati y'isezerano rishya n'irya kera harimo urupapuro rw'umweru ruvuga imyaka 100 n'Imana yamaze icocetse. Rero mwicaranye ngo bya bintu bimaze igihe. Yesu imyaka 100 niyo yamaze icocetse. Hanyuma rero saa 11 umwami barahingutse, nawe yavuze ngo bugwiza bute? Bugorovye. Ni nabwo yavuze ngo nkwiriye gukora umurimo wa data hakiri kare butari, kuko nigiye umuntu atakibasha kubona. Noneho rero bugorovye barahingutse, umwami wacu araza. Rero ni ukuvuga ngo rero twebwe turi abakozi ba saa 10, turi abakozi ba nimugoroba. Yaravuze ngo bugiye kwira. Amen. Rero turi ahangaha bugorovye, aravuga ati rero iyo bugorovye abantu baba bari kwitegura kugira ute? Iyo abantu baba bari kwitegura gutaha mu rugo. Iyo bugorovye wari uri gutaha aravuga ati amanga ko bwijera kandahe ututwana ari gatwa ngakani waba katagira wabo kagira ute kanye kugira kona kane karikite ngo ndagiye nibwira muri wese araje hehe wow. Noneho rero ni umuririmbyi yaririmbye ngo hariya kurya hari ibyiringiro hakurya y'uruzi na rupfu rubayo. Hariya kurya n'umurwa wabera, hariya kurya tuzaruhukira. Ubundi hari ibindi biririmbo twaririmbaga ba kera, ntabwo ari nkiza buba muririmba neza cyane. Hirya y'izuba nta nubwo ritime zacu zagoranaga. Hariya ni iwacu, hirya y'izuba ni iwacu. Namwe muririmba hembura mana muririmba neza mana. Amanati siyabere mana mufite amajwi mwoka byaro. Uzi ko mumeze nk'abana baragiraga ati nagira ngo ntabwo twaririmbaga ibi bya biririmbo bivuga ngo hirya y'izuba hariya ni iwacu, hirya y'izuba ni iwacu. Ariko nengo bugorovye arabwira ngo uwo umugabo nagira inama yareka tukambuka tukajya
hano ni mu icumbi, mushumba mwatwakiye neza, mwakoze neza, abadiyakoni mwagize neza, ariko rero none se nubwo mwaduhaye byose, mukaduha imigati, mukaduha ibyayi, mukaduha ibiki, mukatwakira, mukatwicaza mu byicaro byiza, none turarare no ni ukuri kw'Imana mu mwanya ndanajya kwa mama Dora kuko n'umuririmbyi w'isi yararimbye ngo ino mw'isi turabagenzi. urumva umwana ukure kandi ayiririmba neza, hajya ni imparani. ino mw'isi turabagenzi ngira mwicaranye ngo waririmbye ko mwese ari abagenzi, ubu yamaze kugera aho agomba kujya. rero bugorobye arababwira ngo ntabwo turaba kurangazwa n'ibirangaje abandi, ahubwo iyo bwije buri wese akora neza ngo atahe, buri wese agenda neza kugira ngo agire atahe. kandi iyo ugeze mu rugo niho ubona aho uraruhukira, iyo ugeze mu rugo niho ubona ibyo urarya, iyo ugeze mu rugo niho usinzira bikemera. mbere mwicaranye igihe umuntu ari mwese abafashe igihe mu ntambara, ubundi ibibazo ufite byatuma usinzira. ngo ningitamye ngo uzihembe banyohereje bundi ngo ryafatiye hano rirazamuka ngo marifatiye hano mu kibuno hagati. ubundi aho ushaka kuba harakoroye. umuntu araza ku rugo ati buzangarura. burya abatuye mu mujyi mutuye neza arapa, ni hari i Kigali hari abarozi babyina ku nzu zanyuze, shokora namwe baboherereza iby'abahatari wajya kubyo aho ucururiza wahagera ukumva ibintu biri kugukanga ngo we. naho twebwe rero hano baracakora ibiri natirere, urumva araza ukumva ku bintu bati buzangarura, ariko umuntu uri kuza kurara arabyina ha nta bukwe bwahabaye ari mu biti. nari kukwibutsa ati uzi ko asanga uri maso yawe uterera utuntu ku rugati hejuru y'inzu ugahita imera ubazinziza wasamye n'imbeba yaje mu kanwa ntuyikuremo, hari ibindi akoze. ubundi abantu bari kwihambira haraboroheye. hanyuma twasengeye umumama mu minsi yashize, baragiye baramuroga, umudamu aramuroga muhoye ngo abenze umuhungu, aramuroga umudamu agatwita, akajya muri ekogarafi bakamubwira igitsina cy'umwana, ku munsi wo kubyara bakamuha randevu, akajya kwa muganga akuruye igikapu nk'uko abandi bagenda. yageraho bati rwose uri muri kabiri ugeze hehe, ba muganga mubizi neza, bajya kugira ngo baritegura umwana akaba arasuze ngo mu bitaro bose bakiruka. agasura abarwaza bakiruka, n'abarwayi nabo bakagira ngo ba muganga bati birarangiye, umusuzumanda ari wari uri umwana, akongera agakurura igikapu agasubira hehe. ubwa kabiri arongera aratwiza, agiye kubyara bagize ate, ubwa gatatu aratwita, agiye kubyara nanone bigenda bite, yamusurushije inshuro 8. hari abahanga, uretse ko atari abahanga nka Mesiya, ariko hari n'abahanga mu by'ibi bintu. aha hantu turi, aha ntihakwiriye gutura, dukwiriye kwimuka tukajya iwacu mwijuru. ni nacyo umwami yaduhamagariye, yaravuze ngo ngiye kubategurira ahandi, ngahandi namwe mu rugo rwa data hariyo amazu atabamwe abapfakazi, atabamwe imfubyi, harimo amazu batarogeramo abantu bayarimo, harimo amazu batakoherezamo amahembe ngo yinjire, harimo amazu batakugambanira ngo bishoboke cyangwa bakwirukanisha ku kazi byemeye. ayo mazu aba yarimo baba amahoro batikanga ikibi. ariko nanjye nubatse mpande zose urahari Imana, nyine izi nzu ngizi ngo zitwa mpande zose urahari Imana ariko urebye bari kuziriramo
ushobora kwaka umuntu lifuti mu modoka nk'iriya ya fime yazamuye ibirahure, wamubwira uti wantwaye ukabona azamuye ibirahure ugati ariko n'umugore aribona nawe ari kugenda areba ati umuntu utwaye imodoka yarava ihenze nk'iyi ndimo kugenda ndayiririramo, uriya muturage aragira ngo mbaye iki kweri, akazamura ibirahure ko mwima lifuti atari ntukagira ngo ni ukubwima lifuti, ahubwo ibibazo afite muri iriya modoka biruta ibyawe uri kugenda n'amaguru. Uri umuntu urukurira na miliyari arutwa n'urukurira yabuze yakoteza ikibini. Murabyumva? Uzi umuntu urukurira yambaye marinete bo bazi no kurira ruba yambaye. Kuko nta umuntu urukurira na marinete yarira nk'uto yambaye. Uri kurira marinete nyine gerageza kurira gisirimu umuntu wambaye iki? Uzi kurira uri i Burayi birutwa nuko wasubira iwanyu mu cyaro aho uracyumushogora ukawurya ntibagire, ariko kurira uri i Burayi nzi ngo nitugera ku mugabane w'Uburayi nzishima. Wishima nta handi amahoro abonerwa uretse muri Kristo Yesu. Ni kenshi twifuje umunezero ntibyemera, twifuje ibyishimo byuzuye ntibyemera, kandi uri kubiririmba ni dogiteri afite lisansi afite akazi keza yurira indege akajya mu Bushinwa akazana ibintu nubwo wareba ukagira ngo ntari ibintu, ataha heza afite imodoka ye n'umugabo afitiye abana afite imodoka ibajyana ku ishuri. Ni kenshi twifuje umunezero ntibyemera, kandi wewe n'umugabo wawe muri gupfa igare ngo yarigurishije atakubwiye. Twifuje ibyishimo byuzuye ntibyemera, twashakiye mu mafaranga dushakira mu mashuri twize, hari n'abageze mu miryango tukugezeho Yesu tubona bireme. Ngiro mwishanye ngo ibyo wibwira bizanga, ariko muri Yesu bigira bite? Biremera muri Yesu biremera, biremera muri Yesu biremera, bigeza bite? Biremera muri Yesu biremera, muri kunyasha kandi wasage nsigaje iminota 4. Noneho rero uwo mukobwa umugabo yari umusirikare, umusirikare abona biramucanza aravuga se koko umugore azahora arasura nzitwa papa ntuzajyana. Uriya rero abasirikare bazi ubwenge cyane, abaragiye abiganirije afande watafande rwose dore ikibazo madamu afite kandi ubimukora ndamuzi wangira namake. Afande ati mwana we ikibazo cyawe kirakomeye ariko humura Imana irahari, kuko umufande yabwiye icyo kibazo cye arakijijwe narakijijwe. Noneho umuhungu azinduka wa mukecuru waroze umugore we araza tumva rero nge ndi umusirikare ndakwica nawe wanyiciye umugore. Abafasha kumara musharatura ku kaboko ati mukecuru ati manza bya bintu bikomeye. Umukecuru abonye umusirikare yakaze undi ati nge ndavano nkwishe ngiye imbunda kwanza dore n'icuma ubwo amukata ku kaboko, ngewe uramvurira umugore cyangwa nkwice nkuko nawe wamwishe. Umukecuru abonye ibintu ndibikirimbike ati ndamuvura. Abazanye ibyo yakoze abihereza wa mwana, arangije wa mwana agiye wa mukecuru baratabaje ati umusirikare aranyishe murantabare, ati murantabare umusirikare aranyishe we. Ubwo abaturage barahurura bafashe iki wa muhungu, bamufashe umuhungu ati nta kibazo nge rwose ntabwo nahohotera umuturage. Bati none ninde musharatuye hano? Sano kumusharatura no kumusurishiriza umugore. Umusirikare ati rwose ashobora kuba yikanze akagwa ngo ku kintu kikamukata, ariko nge ibyo na rwose nari nje kumusura. Abaturage bati tukujyane mu kigo ujya gusobanura impamvu waza guteza umutekano muke mu baturage. Abaturage bacu rero bahawe umutekano nabo banararenze, baraherekeza rero ngo baherekeje umusirikare n'uwo mukecuru bageze mu kigo.
afana ati bite mukecuru, ati reba ahantu nahangase niba ari urwenda ngatishije niba ari iki, mumubaze impamvu yaza guhohotera abasivili. Afana ati ariko se mukecuru, ahubwo umudamu w'uyu mugabo ni wowe wamusurishe nk'uko batubwiye. ngo iki? Afana ati ahubwo byama hasi nanjye ngwirasire, kuko nawe abantu 8 b'u Rwanda wishe ngo bagukase ku kaboko. Mwebwe mwamuherekeje mwese, uyu mukecuru tugiye kumurasa. Mukecuru ataho kugira ngo ndase nabitanga byose sinzongera, ngaho tubwira uko wabikoraga. Umugore we yabenze umuhungu wanjye, amaze kubenga umuhungu wanjye ndavuga ngo hazajya ntazabyara. Ubwo maze kurya abana be abahungu 5 n'abakobwa 3. Ku munsi wo kuvuka nabaryaga mu gitondo ngashira mu mwuka, akarya umwana agashira umwuka hehe, ngiro mwicaranye ngo kandi abo duturanye nabo. Zanzu nziza turi kuzubaka iruhande rwabo, kakazi keza tuzindukiramo turi kukajyamo tugataha iruhande rwabo, babana beza tubyaye bari gutaha iruhande rwabo, baragore beza turi gushaka bari gutaha iruhande rwabo. Ubundi wamuzanye ngo ni mwiza se bazatuma byara? Ngariko ngimana impaye umusore ngo ari gutambuka bose ngo bakamira amazi ngo iki? Hari abashoboye kumirisha amazi bazayakumirisha, ariko icyo nkundira Yesu muri we biremera. Atubambira amahema akaturindiraho tutakagize tutakabaye, kandi kiruta icyo nuko ari kuduteguraho tutazajya turahura n'ibyo. Nuko rero uwo mukecuru abaravuze ati rwose nari namuhaye bimwe, ariko kugira ngo mundase n'ibindi nari nsigaranye ngibi, kandi n'ubundi umudamu we atwise umuhungu, afite umuhungu mu azamubyara neza. Afanda turabinyandikira ubisinye ngwi arasinye. Umufande turamukunda n'amarozi hari iwacu ari yamaze abantu, imirenge 3 yose arayigota arayizana atugotera mu isoko. Arabati rero ntimubabazwe nuko nabazindukiye mwese tukabazana mu gitondo, mufite ikibazo dore hari gupfa abantu 5-6 buri munsi kubera amarozi, none ni mwihangane buri wese atora umurozi azi tubareke mutahe. Abantu bose bataze ngwingo turabatora. Uzi ko twakoze amatora, umusaza wabaye wa mbere akagira amajwi 2500, umukecuru amukurikiye akagira 1800. Ahita avuga tumva rero abagize amanota 5, 10 abo ngabo nta muntu batangira ubusa. Hari n'igihe bareba uri kuranga se majire bati uri asa n'umurozi kandi utari, urumva abo ngabo mubihorere. Ariko wagize amajwi 500 wapfa kumukenguruka, bati mwebwe ndi mutaduwa mwese ngiye kubarasa nimwe mwica abantu hano batoya, ntabwo turongera kugira cokora nitwe. Bati ngo muza n'uburozi mwarugesha, bazanye indobe 6 z'uburozi. Ahita toresha komite bati wa musaza ubaye perezida w'abarozi, uyu mugore ni presidente na komite yanyu, umuntu uzongera kurwara uburozi hano nimwe tuzarasa, kandi munyuremo uwo mwaroze mwe bose mubakiza. Abari barwaye uburozi bose bahise bakira. Ubu iyo hagize urwara uwo musaza perezida naracyariho, n'ugwita bajya bati perezida hari umuntu urwaye, batari bajya kubwira fande wagenda anyuraga mu bantu bati niba hari wari wagize nk'ukanikamo wacu nta muntu. Urumva rero ni umuhanga mu byo kumenya biki gihe uwo mufande wacu Imana mukomereza amaboko. Aravuga ati rwose uyu mudamu niyongera gusura azava kwa muganga gusura nawe turakurasa. Ubwo se ntabyaye kane, ntabyaye kane. Akana ke k'imfura kitwa Cedric, kagasore keza, ariko mana nako hari kukata. Ngiro mwicaranye ngo duturanye n'abantu barya abandi, duturanye n'umuntu wakubuza kubyara warashatse, duturanye n'umuntu wakubuza kugera mu kwa warahiguriye, wagera muti ngera kama kingashinga muno atizaze kuri kugenda ngugiye gutera penalty. Naho aho dutuye niho intebe y'ubwami bwa shitani girite ikore. Uwacu ati rero
ndashaka ko mwimuka mukajya hakurya niwe. Dusoza rero Yesu arabwira ati rero mureke abarokore, haleluya, mureke rero twigire mu bwato twambuke. Umuririmbyi yakoranye ndumva ari Oziyana yarembye ngo isi imeze nk'inyanja, ibigeragezo n'umuraba mu nyanja, itorero ni nk'ubwato buri mu nyanja, abakijijwe n'abashaka kwambuka. Ngo burya abakijijwe bashaka kwambuka, abakijijwe bashaka kwambuka, abakijijwe bashaka kuzabona Yesu. Ntabwo abakijijwe bashaka kujya fingi muri ibi bintu. Ebana muri korali baririmba bikadunda bana, ebana uzi umuziki bari kumanuka. Oya ntabwo ari ibyo, ntabwo tuzanwa no kumanuka, ahubwo abakijijwe bana bashaka kugira ute. Harimo abantu nese bajya abantu Yesu mwe mubona, Yesu mubona twicamo tujya mu ijuru, kubera ubupfakazi benshi cyane bararohamye, ariko jyeweho ndashaka kwiyamukira. Tuza nubwo uteye ubwoba, dushaka kwiyamukira. Akaza rwose Yesu yemwe mubona, kandi kuko aba yururutse indege. Yesu mubona twicamo tujya mu ijuru, kubera ubutunzi benshi cyane bararohamye, ariko jyeweho ndashaka kwiyambukira. Kuko ibigabo byinshi Yesu yarabitabaye bisanga umugore umwe atahagije. Hari abagore Yesu yatabaye basanga barasatse abagabo bataresha. Ariko uzi kugira ngo Yesu akugirire neza, nujya kureba usange uwo mwashakanye ntimungana, kandi waramubwiye dore umwana ukeye, dore umwana none imaze kubatabara, ntabwo ngana nawe mosherami, savuga ibyo ushaka mbiguha. Ariko ubutunzi benshi cyane bararohamye, ariko twebweho dushaka kwiyambukira. Tuza bageraho ngo hakurya 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 y'inyanja, iyo ntabwo tuzongera kubabara, ntabwo tuzongera no kurogwa, ntabwo tuzongera kubesherwa, ntabwo tuzongera kubabara. Nihaye kureba muri telefone mu gitondo, ahubwo umutima wari unsimbutse, waje ubushita bw'inkende. Waje ubushita bw'inkende, none nk'inzobe yarwaye ubwo bushita yansiti, igikara kimeze nkanjye cyarwaye ubwo bushita cyamera giti. Rero muri kumwe ngo Imana iturinde. Noneho rero ngo bugorobye ngo ajya mu bwato yahozemo. Ubundi isi abize geography bavuga ko isi ni umubumbe wa gatatu mu mibumbe 9 igaragiye izuba. Rero isi niyo yonyine Yesu yajemo, ariko wasiwe. Nubwo rwose ugize ni nawe umunyamahirwe, urakaza neza mu isi yacu, mu isi yacu urakaza neza mwana w'Imana. Uyu mubumbe wacu witeguye kukwakira, twe n'abasogokuru n'abasogokuruza. Ntabwo kuri Jupiteri Yesu yagiye kubayo, reka yaje mu isi, ahubwo abo mu isi ntibagira bate. Kandi isi niyo yonyine yagize amahirwe yo kwakira umucunguzi, ngo asubira mu bwato yagize ate, yahozemo. Rero isi ni yayihozemo, kandi ni nawe wayiremye. Ngo bamusubiza mu bwato yahozemo, bagezemo nuko hasigaye ngo aratambuka ajya kwiryamira hehe, imbere ibwerekeza. Aryama hehe, ibwerekeza. Iyo imiyaga igira ite, ituruka. Ngira mwicaranye ngo Yesu aryamye ibibazo bituruka. Ibigera nako umuririmbyi wa korali Betelehemu yaririmbye ngo ibigeragezo nubwo byaba byinshi bite, byose bibasha kunyura ku munzani we. Ibyo ashimye ko bimbaho
bikangeraho muri byose akanyigisha kumushimira. Urumva bitanyuraho ari ngo yararyamye hehe? Umugabo yarampamagaye ati pastor Ndikarama ati ndapfuye. Nupfuye ute? Ati ikintu kiranguruse njyamye hamwe na madamu ati ngo mu mirambizo madamu ngo ngiriya kana twumva karabiye kagwiriya ati cokora nge nita ko mvunitse ati na madamu numvise ari kuniha ati ariko nakana nakomanza arakaboko kavunitse ati cyo kintu kidukubise ntaco mwumvise. Nwese kuri wawe cyagukubita tukacumva kuko ati kirashije cyane ati kirashije cyane ati mbese ati namwe mushobora kwa mwacumvisha nuko mwari musinziye nterekada ugira ngo ibibazo biri wawe nabimenya ugira ngo ibiri wanje wabimenya ugira ngo ubonye umuntu yambaye uniforme wamenya ko yaraye ararira agahinda k'inkoko kamenywa n'ingiketo. Uragira ngo wakona uri kwantona yamenya ko ibintu bikunigaga nijoro. Basa kugira nega ndakana kuna ushoto ryamenya ko wakona wakenyeye yagira ngo waranesheje ariko mane kurengera umuntu w'umugabo kurarura rero no madamu ari kuri kubike ngo nanjye numvaga byizanye. Ati kintu kidukubisa muracumvise ntacyo twumvise rwose neza ko kigukubitiye aho ugira ngo hano twacumba. Ati ndagenda turamusengera na madamu ariko Imana iratubwira ngo ni inkuba bamwoherereje. Tukira kiragaruka kigira gite cyarakubise. Urumva mbanega mikibambasi ntuwara turengere wa mugabo mbona yongeye agaramye urufuro rwazamutse ntiyewe cyakindu cya hano kubukira akazi. Madamu aranosha ngo dusenge vuba tuva niba bizera basa byakuba muri iyi si naho tuzakirira nta hantu hotogerwa n'umubisha ibi bintu twabihungira ntaho n'izina ijuru ni iwabo wabize. Ariko Mana turamusengera tumaze kumusengera cokora Imana ishimwe ibidayimoni bihita bivugira mu gahinja ke k'umwaka n'amezi 2 ngo uretse imbaraga z'iyo wubashe ntabwo twaje turabo kugusiga wowe n'umudamu n'umwana ariko kuko dusanze ufite izindi mbaraga z'Imana wubashe turagiye. Biro mwicaranye ngo hari imbaraga zirengera bera, hari imbaraga zidukoreramo, hari imbaraga zitubashisha, hari imbaraga zidukoreramo, hari imbaraga zitubashisha zituruka mu masengesho. Amasengesho ahindura ibyanze guhinduka, amasengesho arema ibitariho bikabaho, amasengesho akuraho imisozi tukagenda twenye. Ariko Mana muri kunyosha kandi nabatindiye ndi kubibona. Ariko reka dusenge. Reka dusenge ariko Mana uri mwiza. Noneho rero ndamucazanye imbaraga ngo cari kinyishabuze gato ndambwira niki kintu ro caje kugukubita ariko caje kinyuraho Yesu ari akivanamwe imbaraga zica agisigamwe imbaraga ziguteru. Niyo mpamvu cyagukubisaho n'umugore nta mwana ntimugire icyo muba cyanyuzaho Yesu ari arabanza aragishubugura. Ntabwo nzabaho imitwaro iruta imbaraga mugeze mute. Data wa twese mwiza azi nuko aradukuyakuya aturinde Satani. Nguma ngo nari impumbye ngo haburaho gatoya igihombo cyaraje kinyuraho Yesu arakibwira ati namubwiye ko atazamwarira hakore. Urumva niyo mpamvu nukuri urumva byageze aho mvuga ngo Yesu abantu bagiye kunseka nukuri nagarukiye kuri feri nuko byari byanyuzaho Yesu ari hari abo byahombe
bararombeje barimuka n'amaseta barayagurisha ngo barandoze ngo ndaburwara we ngo ndaburwara nkajya ngurura ngo umuntu mu mugongo waragajute ngakora ngo ari kubunarakize burya bwanyuzaho Yesu ari abukuramo ubwica agusigiramo uburwaza none na n'uyu mwanya uriho. Haleluya! byose bibasha kunyura ku munzane we akabanza akareba ngo none ngo ngenda mpengera guca ngo se wabikoze nose uri bashaka kuhengera cyangwa ari bashaka kupfa. byose binyuraho Yesu agize ate aryamye bwerekeza ngo ahageze arasinzira. urumva amaze gusinzira noneho rero ubundi kuba yarasinziye yari umuntu 100% akaba Imana 100%. yari yambaye umubiri usonza yambaye umubiri usinzira unanirwa ariko nanone Yesu hari ibyamusinziza. none niwe warakundaga igiterane nk'iki ntukijyemo byo ntibyamusinziza. yaravuze ngo abanshakana umwete bazagira bate. niba warakundaga gutanga icya 10 n'amaturo ukaba utagikunda gutura no kugira kwizera kutagira imirongo uzi ko kuba gupfuye we rero nibyo byasinziza Yesu. yaravuze ngo abanshakana umwete bazagira bate. umwana arantumye aririmba avuga Yesu none ariko mana ubu rero umwana nubwo ahoze uramuvuga wewe hari abana nabo baremwe ni na dedo kandi nawumvise ngo ubwo bari ngo mwana ngumva ngo twari twawucanze kabisa. none wakinira Imana nka Dawidi undi akajya kuyitukira hari kumugwagwa ikazabatabarira hamwe. abanshakana umwete bazagira bate. Yesu rero ngo arasinzira ariko reka nasinzire hari menirivare y'umwana yari kumuraza ishinge hari wari waramuteresa akamwanga ngo imuze gusinzira. hari urubyaro yari yarabuze we ku musaraba yarangije reka sinzire hari uwamuroga ngo byemere ahubwo yaravuze ngo mwe mwe maso mwe baroga bikemera mube mwe bategera mu nzira bakagukubita umuhini mube mwe bakohereza amapusa karari wanyu ngo weru mube nawe yagize yararyamye agira ate arasinzira. reka unanirwe gusinzira ntugize imyaka 32 uri iwanyu yoko ariko ndema turi abagore babiri muri uru rugo nase ninjye zishakira umugabo none ubwo rero we ube maso mu Kristo. Ngamwijanye ngo twebwe byaceshe dusabye kuba mube maso. umva nanirwa gusenga ngo ube maso he ku mugore w'abandi bagabo bataramujyana. umugore wanjye ngo waramutwaye amutwariye hakunya y'ikagamba ntibamutware ninje bamubage muri. nutaba amaso umugabo wawe baramujyana namaze abagore umugabo wanjye asigara agenda nkabona abagore bose bari kumureba bari kumwisuhukishwa. ahubwo nutaba amaso nutabera abana bawe maso bashuga dadi bameze nabi. nutabera abana bawe maso n'abashuga bamwe bameze ugasanga umudamu ari guhamagara akana k'akajana k'imyaka 15 bite baby mwe bite shushu hani mwe ngiro muri kwenye ikigeni cyo kuba maso ntari cyo gusinzira. ikigeni cyo kuba maso aho umubyeyi ahamagara umwana abyaye aho umusaza ungana nanjye atereta umwana w'imyaka 17 abyaye mube aho umuntu ashobora kuza gusenga afite imbiga ati hari imbiga umuntu yambaye kandi nawe yarasengaga abonye amasengesho atagikora ampaka akantu nawe ngo nikagenderaga aho umuntu yararambika Yesu akagenda akenyeye imbiga kandi akiririmba mube ngo nuko rero Yesu asinziriye inyanja itangira kubatesha umutwe. isi ntawe idatesha umutwe. itesha umutwe abasore, itesha umutwe abashatse, gatesha umutwe abatarashaka, gatesha umutwe ababyaye kana kakatumva bere ndamwitaye noneho numvuga bakwereke ngabanye uburenganzira bw'umwana none
inyanja itangira kubatesha iki? Ibatesheje umutwe. Buri wese nawe ariyagana afata ikibasa ati nanjye ndirwanaho. Noneho abantu bumva ko bashoboye isi. Ntabwo washobora isi. Isi irakomeye. Isi ni umwe mu banzi batatu bahiga ubugingo bwa. Ati nge nzacuruza. Ndati nanjye narize. Ndati nanjye dufite imiryango. Ndati mfa kuba narabyaye. Ndati mfa kuba narashatse. Bafata ibibase byitwa kwibwira kw'imitima yabo. Inyanja iti hanyuma babyaye bimeze bite di? Ndati nje maze kubyara abahungu babiri n'abakobwa batatu. Inyanja iti uwa nduza yatangiye kunkura umugi none na murumuna we nawe yarwahutse. Ndati nje narashatse. Inyanja iti none se nduza bari kumuharika we bataramushatse ma? Inyanja bitangiye kugira ite bapupe. Ndati nje baratwerekanye mu rusengero. Inyanja iti hanyuma se nduza ntibamubenze yaravuye ku murenge di? Ndati nje mfite umugabo. Inyanja iti hanyuma se uwa nduza ntiyazanye wa kabiri noneho ubwo inyanja bitangiye kubagira ute? Inyanja barwana nayo ubatuma mwana nje mpima 200 kabisa. Inyanja iti napima 150 mbabuza umutekano. Inyanja iti nje rero ndi n'inzobe. Inyanja iti hanyuma se barushe nibikara gusa. Inyanja iti ngese ko nashatse twasezeranye no kumurenge. Inyanja iti none hari umwana wageze ngo ubyare. Inyanja bibateje iki? Yesu nawe ariryamiye. Amahirwe bari bafite nuko yabatesheje umutwe bari kumwe n'uyifiteho ububasha. Yabatesheje umutwe bari kumwe n'Imana ifite ububasha kuki? Ku nyanja. Inyanja ati ngewe ko ncuruzaga. Inyanja iti hanyuma se abahombye barushaga kurangura. Inyanja iti ngewe rero numva nazajya gucururiza i Buganda. Inyanja iti n'abageze muri Mozambique bashaka kugaruka. Inyanja iti nge nzafika gamba nigire mu Mutara. Inyanja iti uzabaze nduzagiye mu Mutara yari kuririrayo. Inyanja igira ite? Bigezaho babonye inyanja bananiye. Undi wajya kwaka keredi muri banki manza ariyo byakora. Inyanja iti kwanduza bahatesheje yakoze iki? Ndati wakorora ibigurube noneho manza byo bibyara vuba. Inyanja iti byanduza byapfuye byose agasanga ikibuti biragaraye. Basanga nta na hato bahungira Yesu atabaciriye iki inzira. Ngo bigezaho icyo nabakundiye nubwo imiraba yabatesheje umutwe bagumye mu bwato. Ibigeragezo nibikuza ujye uguma mu murwa. Umuririmbyi wakora Jehova yari ndamukunda cyane. Gumamo 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 nubwo warira gumamo gumamo niba kuroga gumamo gumamo bakubeshera ugumemo gumamo muri Yesu niho. Muri Yesu niho turiramo ariko ni nawe uduhoza amani. Turahakomerekera ariko ni nawe utwomora. Turahasonzera ariko arahindukira akatugaburi. Yewe data we tuhaburira urubyaro ariko ni nawe ugaruka akaduha urubyaro akaduhoza amari. Ariko ntabwo mwamukomera amashyi. Burya kuba muri we niyo nsinzi. Kuba muri korari, kuba mu itorero niyo nsinzi. Iyo wavuye muri we hanze wahumira. Iyo ifi ivuye mu mazi ihita igira ite? Nubwo imiraba yabakubitiyemo ariko bari hehe? Iyo bibesha bagasimbuka bari kugwa hehe? Bagakira. Benzo mwishanye ngo ubundi uvuye muri ibi aho wasimbukira nihe? Ubundi uvuye mu gakiza aho wahungira wabonera amahoro nihe? Ntaho nisingaho ngo nuko bibuka kuba baryamanye mu bwato afite iki? Ngo bamukubita igikofa cyitwa n'uyu mwanya umuhamagaye yagutaba. Bamukwikira igikofa cyitwa n'uyu mwanya ntituri Kagamba Yesu. Hari ikindi cyatuzanye uretse kugira ngo utugirire neza.
ngo bamukubise igikofa barakanguta ati muhumure ndi kumwe ngabara ntacyo ababajije kuko yari azi ibibariza. Biro mwicaranye ngo azi ikibazo cyawe, azi ibituriza. Ubwire buhoro bekubwira ngo arabyuka atababajije kuko azi ubukene bwawe, azi inshuro bakubenze cyangwa uri igisore cyiza gute. Azi inshuro ubukwe bwawe bupfuye wikwirirwa urabimubwira, azi ibyo bakuroze n'ibyo bakoherereza, ibihunyira n'imbeba zirahari byose arabizi. Azi uburyo mutakiba mu cyumba mwaryamagamo mwimuye icyumba kubera mugeza muri icyo cyumba bibaniga, nabwo arabizi wikwirirwa ubimubwira arabizi. Ngo ahita ahaguruka abwira inyanja ngo nyanja we ceceka mutu. Inyanja ntabwo bambutse bakagera hakurya, inyanja yabatwaye ke. Nimuba muri njye amagambo yanjye akaguma muri mwe, musaba icyo mushaka. Niba uri kumwe na Yesu umubisha wawe ninde? Nubwo ufite ibibazo, ariko ibyo bibazo nahaguruka azabicecekesha bituze. Ibanga ni ukuguma muri we. Kadusenga Imana. Burije buratwiranye, ariko umwami wacu atubereye itara. Haleluya. Atubereye umucyo na nijoro. Abayisiraheli yababeraga inkingi y'igicu ku manywa, nijoro akababera inkingi y'umuriro. Yesu wacu niyo bwije amenya be. Yesu wacu mu gicu cy'ikibunda amenya be. Yewe ntabwo byari bigucane, haguruka twisengere. Ubwire Yesu ngo Yesu, nari narashatse kumva nakora ibindi, ariko aho bigeze ndumva nshaka kugira ngo umbere imbaraga, umbere umutabazi, umbere umurengezi. Nubwo bwije bwe kunyirana nk'uzababara, ahubwo bwire kutegereje igitondo cyiza, bwire nk'umuntu uzabona ibihembo by'imirimo nakoze. Tugiye gusenga Imana, ariko by'umwihariko ushobora kuba ufite ikibazo wewe utarakamenya Yesu, utarakamenya ko ari we uruhura, ukibwira ko gukubita umugore cyane ari byo bizarangiza ikibazo, ukibwira ko gutuka umugabo cyane bizarangiza ikibazo, ukibwira ko kujya kuraguza no kujya gucisha bizarangiza ikibazo. Yesu niwe urangiza ikibazo kikarangira pe. Yesu niwe umara ikibazo akagishiraho iherezo. Wewe wumva byibura guhangana n'imiryango ukomokamo, ariko nawe wazashaka uburyo ugira bohereza ibyo bakoherereza. Ntabwo ari byo. Yesu niwe uhagarika imiyaga n'imiraba bikahunga bikamwumvira. Wewe wakagombye gutambuka ukaza ukabwira Yesu ngo nibwiraga ko ibisubizo bizava handi, ariko nsanze ari weho nzira n'ukuri n'ubugingo. Ndaje ngo ntabare, ndaje ngo ndengere ibyo kurarura rwana n'amapusi n'inzoka ziza zikaboneka ari mu bundi zikabura. Yesu ajya birangiza. Ngwino tugusengere upfukame, ngwino tugusengere wewe upfukame, ushyire amavi hasi. Yesu wadutabaye nawe agira ate agutabara. Uri inkuba bamwoherereje, iyo abadafite Yesu yari kwicika. Ngwino nawe umanze umwakira umubwira uti njye nari narabivuyemo, numva na korali ntayigarukamo, numva n'itorero ntarizamo, numva nakwigira ahandi, ariko maze kwibuka ko batabawe nuko bagumwe mu bwato. Nanjye ngarutse mu bwato kugira ngo inyanja y'ababi, inyanja y'abaruzi, inyanja y'abicanyi, inyanja y'abanyamoko n'abagizi ba nabi itazamya. Ngwino tugusengere upfukamye. Nutaza turasengera abana. Amahirwe ni ukwakira Kristo bigishoboka ko agira ate abo. Imana ishimwe. Ngwino twaniriye zarashobotse. Ubwo se amanyere yose wakoresheje imbere y'umugabo yaguhaye amahoro, amanyere wakoresheje imbere y'abasore yaguhaye amahoro. Muze tubasengere. Ubwire Yesu ngo Yesu, ufite ijambo ku by'imiryango inyoherereza, ufite ijambo ku by'abo tuvukana banyoherereza, ufite ijambo ku byanyiciye abana, ufite ijambo ku byanyiciye umugore, ufite ijambo ku byantwariye umugabo. Uzaba amaboko uzarengera urugo rwawe. Ngwino tugusengere.
ureke kwihesha amahoro nta mahoro ufite. wino manza umwakira umubwire ngo ndagushaka mwami, ndagushaka. ni wowe uzahangana n'abarozi, ntagishoboye guhangana nabo. nubwo nakwimuka ntaho nagira ngo ntabarwe, aho najya hose tutajyanye nahamwarira. Yesu, ndashaka kuza mu bwato bwawe ngo umbere umusare, umbere umutabazi. ntabwo urumogi, ntabwo kanyanga byaguha amahoro. ukinywa kanyanga, ukinywa urumogi, uretse kugira ngo uzapfe ariko iyo wakiye Kristo aragukiza akakubwira ngo nanjye ndagutabaye, nanjye nguhaye amahoro. iyo ntuzibesha ukayikuramo uzagaragara, uzataha kuririmba. ngwino wakire Yesu. Yesu n'ababyariye iwabo ajya basubiza ubuzima, ajya basubiza icyubahiro. abanywaga itabi, abanywaga urumogi, abari baramaze kuzezengera iwabo barabagize ibicibwa, muri ribu barabashize mu bihazi. Yesu ajya bahindurira izina bakaba barokore bashimwe. ngwino tugusengera, uzasubira kwiba ibitoki by'abantu bazakurahira Mesiya. ngwino tugusengere, ubwire Yesu ngo Yesu, nanjye sinshaka ibiciro ry'imigani, ndashaka kugira ngo umbonye wese ahimbaze izina ryawe. ngwino ku isoko ngari nziza, ca bugufi wa mutiniwe, jya kubiye n'iby'umukiza wagutunganye. Yesu mwami we, Yesu mwami, izina rye ryogejwe, yanyogesheje amaraso ye. Yesu ahimbazwe. ubwo ibirara bikuniga uzabishobora utari wakira Yesu? biriya bikubyutsa nijoro ukagenda utazi ugiye, uzahangana nabyo utari wakira Yesu? biriya bigutimba mu nzira aho ugeze, uzabishobora utari wakira Yesu? ibyo byakunaniye nibyo ashoboye, none kumusanga ngo agukize biramunaniye. tambuka uze tugusengere. ubona nasa n'abana batoya buriya, iyo warusha se ugira ngo ubarirwe imyaka. ngwino tugusengere, reka kwihesha amahoro. iwacu ntibabimenya barampagarika mu itorero ry'iwacu, none bitumije utaruhirayo. ngwino tugusengere. naje kuba umushyitsi, niba ari ibi bagiye kunshyiramo ngo ngende umva bidashoboka. ngwino tugusengere. turashaka n'abavuye mu makorari, abavuye mu itorero mugasubira inyuma. Yesu arabashaka ngo abatabare, kuko inyanja nibazukukana muri aho izabamira. umuririmbyi ati gumamo. wagiye hehe? iyo wagiye ni hehe? aho Imana yakubonaga niho uri. tambuka uze tugusengere. ureke kwigira umunyamahanga, ureke kwigira ukomeye. ukomeye ni Kristo, niwe utanga amahoro, niwe utanga imbaraga. tambuka tugusengere. yanyogesheje amaraso ye, Yesu ahimbazwe. Imana ishimwe kuko imbaraga z'ibyaha zose zituma Yesu ambamo neza. Imana ishimwe kuko imbaraga z'ibyaha zose zituma Yesu ambamo neza. Yesu mwami ahimbazwe. izina rye ryogejwe, yanyogesheje amaraso
reka dusenge Imana, reka dusabe korali y'abashyitsi. Za mvune kwa kundi mutasinziraga, kwa kundi mutaryamaga, kwari ukubwira ngo data abone imwe muzazimiye. Iyi si imwe rero ni nyinshi, kandi abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri. Umuhate wanyu si uw'ubusa ku mwana, ababibabarira bazasarura bishimye. Turasaba korali rero y'abashyitsi kuza, ndetse na korali za hano muze mufatanye na bagenzi banyu, dusabe umushumba w'itorero ryacu wa paruwasi ya Kagamba aze izi ntama azereke umushumba mukuru. Kadusenga Imana, ngiye gusenga namwe musubiremo, sibyo? Uwiteka Mana isumba byose, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye umwuka wawe watuzanye hano. Urukundo rwawe rurahebuje, none natwe uyu munsi turi imbere yawe, duciye bugufiya. Mwami Yesu Kristo, eza ubugingo bwacu, tubabarire ibyaha byacu, tubabarire intege nke zacu twatinze kumva. Twizeye izina ryawe n'amaraso yaviriye ku musaraba i Golgotha. Eza ubugingo bwacu none, ubwirisha amaraso yaviriye ku musaraba i Golgotha. Uhereye none turakwimitse mu bugingo bwacu, umwami wacu. Nta wundi tuzakorera, ni wowe Musa. Amazina yacu yandukure mu gitabo cy'urupfu, twandike mu gitabo cy'ubugingo, wanditse amazina y'abera bawe. Uwiteka Mwami Imana isumba byose, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana ifite ububasha kandi uri Imana ifite ubushobozi. Uwiteka ni wowe uhamagara kandi ugakiza. Uyu munsi wari ufite umugambi mwiza ku bwoko bw'abagaragu n'abadakazi bapfukamye imbere yawe muri iri teraniro. Nuko natwe tubatuyeho imbabazi z'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana yacu, ubabarire ibyaha byabo. Uwiteka mukunzi mwiza, ubabarire amakosa yose, ubabarire intege nke bagize, ubabarire ibicumuro n'ibyaha bagukoreye. Weze ubugingo bwabo, ubweshe Kristo amaraso waviriye ku musaraba i Golgotha. Uhereye none Mana, ubayoboresha ijambo ryawe, ubayoboresha umwuka wawe wera. Mazina yabo uyandukure mu gitabo cy'urupfu, ubandike mu gitabo cy'ubugingo wanditsemo amazina y'abera bawe. Turabasengeye, duhagaritse gukora kose kwa Satani n'abadayimoni kuba mu izina rya Yesu Kristo. Turabasengeye Mana, tubatuyeho kunesha ikibi n'igisa cyo mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana yacu, uhereye none ubayoboresha umwuka wawe wera. Ntibajya guca iburyo cyangwa ibumoso, bajye bumvira umwuka wera ribongora mu mutima wabo. Mu ijambo ryawe nibayobora inzira bakwiriye kunyuramo, kugira ngo ariyo bakomeza. Mwami Imana yacu, wabarire uruswa bagize mu minsi yose bamaze. Mana, uhereye none ubaye kunguka ubwenge bwo mu ijuru, ubwenge bw'Imana ubayobora mu gukiranuka kose. Mu izina rya Yesu Kristo turabasengeye, ubavanye umutima w'urwango, ubambike umutima w'urukundo, wawe umutima w'umunezero, wirukane umubabare kuri bo mu izina rya Yesu Kristo. Kugira neza kw'Imana kube muri bo, wakundisha ijambo ryawe, wakundishe kuba mu nzu yawe. Mwami Imana, kugira ngo be kuzarimbuka, ahubwo uhereye none bahinduka ingenerwa murage, bazabona ubugingo buhoraho ubwo wabikiye abera bawe. Urakoze rero Yesu Kristo mwene Dawidi, umwanya nk'uyu nguyu ni ukuri barakwimite mu mitima yabo, kugira ngo ube umwami wabo iteka ryose. Ushimwe, ushimwe, ushimwe Mana Data, ubuzuze umwuka wawe wera, kugira ngo abayobore mu kubaho kose. Kandi Mana, turabasengeye ngo batandukanye n'inshuti mbi mu izina rya Yesu Kristo. Ubaye inshuti nziza, inshuti zo mu nzu yawe, inshuti zikubaha, inshuti ziyobowe n'umwuka wera, kugira ngo nabo zibayobore mu kuri kose.
urakoze. Icyo duhagaritse ni za satani, abadayimoni, za nyabingi, ibiteka, imbaraga z'abapfumu, mu izina rya Yesu Kristo. Mana, tubatuyeho kunesha, tubatuyeho ineza y'Imana, tubatuyeho imbabazi z'Imana, ubuntu bw'Umwami Yesu Kristo nibubane nabo none n'iteka ryose, kandi kugira neza kw'Imana ni ukuri kubuzuza umunezero. Turagushimiye kumvishe gusenga no kwinginga kwacu, tugukomera amashyi mu izina rya Kristo Yesu wabaye. Reka tubasabe bigire hejuru, hanyuma bajye mu rusengero ruto, urusengero rutoya, kugira ngo pasiteri abari kumwe nabo n'abadiyakoni kugira ngo baganirize, bagire inama mu rusengero rutoya. Ntabwo muratinda, murahita mugaruka vuba rwose kugira ngo mukurikire ubutumwa bwiza. Yesu ashimwe. Nanone turashaka gusenga twese. Inyanja yagutesheje umutwe aho ukorera iwawe mu rugo, muri bwa buryo bwose tutabanje kurondora, tugiye kubwira Yesu ngo Yesu, inyanja idutesheje umutwe mu byiciro byacu uko bitandukanye, ariko turakubyukije ngo ufate ijambo kubidufiteho ijambo. Haguruka, tugiye gusenga. Hari abo ujya gusenga twamwe ngo Mwami Yesu Kristo, ngo uri kwikiriza ni wewe Yesu twatubwiye. Yaravuze ngo umwenda ukingiye ayo rutaburukamo, kabuvuga ngo buri wese abasha kugira ate kwikirirayo. Ufite uko inyanja yagutesheje umutwe, ngewe ntazi. Mfite uko inyanja yantesheje umutwe, wewe utazi. Tugiye kubwira ufite imbaraga kumera n'inyanja ngo fata ijambo ku byadufasheho ijambo. Ibyo bakoherereza byagufasheho ijambo, ibyo bikuniga, ibyo bigutera, ibyo bikubuje umutekano, ibyo bituma urangura, ibyo uranguye ntumenye ayo ucurujije aho yagiye, nabyo ni ibyagufasheho ijambo. Rero turashaka ngo ufite ijambo kuri ibyo bidufiteho ijambo, uyu mwanya bifateho. Nushaka upfukame, nushaka ugende, nushaka ugira ute, unyeganyegaho urubwire Yesu ngo ndi hane Kagamba, ariko nakubyukije ngo ufate ijambo ku byamfasheho ijambo. Ibintwarira umusheri igihe cyo kurambagizwa ubukwe bugapfa, bifateho ijambo. Ibituma nanjye ntatwita ngo mbyare, bifateho ijambo. Ibimburiza abana gutungana, bifateho ijambo. Ibyanjyaniye abana kunywa urumogi kandi ndi umurokore, bifateho ijambo. Ibyajyanye abakobwa banjye mu buraya kandi ndi umukozi w'Imana, bifateho ijambo. Ibyatumije umudamu wanjye agabanya ibihe byo gusenga, bakaba ariwe kibazo mfite mu rugo, bifateho ijambo. Ibyanjyaniye umutware mu bandi bagore, bifateho ijambo. Yesu umubyutse, turi kumwe nawe mu itorero, aririmo itorero rye aryicayemo.